السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Shimeni kuza byuzuyeni bya Allah subhanahu wa ta'ala, turasabira amahoro impuhwe n'imbabazi intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bimuhe yabihe n'umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye inzira nziza yatuzaniye n'abazayikurikira ageza ku munsi w'imperuka. Natwe Allah subhanahu wa ta'ala dushyire muri bo. Abandimwe, dukomeje isomo ryacu rijyanye n'amateka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turacyari imaka. Rasul yatangiye gutanga ubutumwa ku bantu ba Maka no ku bisi, ndetse bwamaze kwambukiranya inyanja itukura, buri muri Ethiopia. Ubuyisilamu burimo kugenda bukura muri kiriya gice cya Afurika, ndetse no muri kiriya gice cy'Ubwarabu buragenda buvugwa hirya no hino. Bamwe babuvuga neza, baracyari bake. Abenshi baracyabuvuga nabi kubera ko batari basobanukirwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam aracyatotezwa, ndetse n'abasahaba muri rusange baracyatotezwa, uretse bake nyine abahakanyi abakuraishi ba Maka batinya, bumva ko nibaramuka babakozeho bishobora kuzabateza ingorane mu miryango yabo, bishobora gutuma havuga wenda n'intambara z'urudaca. Uyu munsi dukomeje rero kuvuga kwitotezwa ry'ubwenge, niko twaryita, ni psychological torture yakorerwaga abayisilamu, igakorerwa na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ariko turi bunaganire n'uburyo bugaragaza ko ibyo Rasul sallallahu alaihi wasallam yigishaga ari ukuri, ndetse bamwe bakabona uko kuri ariko bagakomeza kwinangira gusa kubera impamvu zabo bwite. Rasul sallallahu alaihi wasallam yajyaga asari nijoro nk'uko Qur'ani yari yarabimutegetse, imubwira iti qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu aw zid alayhi warattil alqur'ana tartila. Ujye ukora igihagararo cya nijoro igice cyaryo, cyangwa ugabanyeho gatoya, cyangwa unongereho kuri icyo gice, maze usome Qur'ani neza mu buryo bwumvikana. Rasul sallallahu alaihi wasallam yajyaga afata umwanya nijoro agahagarara igihagararo cyo gusari, ariko anagisomeramo Qur'ani mu ijwi ryumvikana riranguruye. Rimwe rero Abu Sufyan arahaguruka ajya inyuma y'inzu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Murabona amazu ya kera ukuntu yabaga angana, yabaga ari matoya, n'ibikorerwamo umuntu uhegereye ashobora no kubyumva. Akajya rero inyuma y'inzu akumva Qur'ani. Abu Jahali nawe akaza, nawe akajya ku rundi ruhande rw'inzu, nawe akumva Qur'ani. Harundi nanone witwa Al-Akhnas, nawe akajyayo akajya kumva Qur'ani muri iryo joro. Rasul sallallahu alaihi wasallam nta nabizi, ari kuri ibada ze. Bagakurikira Qur'ani, bwajya gucya bakabona guhaguruka bakagenda bagahurira mu nzira. Bagasanga bose bavuye ahantu hamwe. Ati bana, ibi ntabwo ari byo, abantu ntibamenya ko tujya kumviriza amagambo Muhammad sallallahu alaihi wasallam asoma, bishobora kuzatuma abantu, kandi ari twebwe turi mu bayobozi mu bakomeye, abantu bashobora kuzagira ngo twarayobotse iriya nzira, bigatuma nabo bayiyoboka. Twumvikane ko tuzasubirayo, bumvikana ko batazasubirayo.
ijoro rya kabiri buri muntu yibwira yuko mugenzi we atari busubireyo kuko babyumvikanye ajyayo ukwe, naho n'undi niko yatekereje, bisanga bariyo bose uko ari batatu ariko batabizi, buri muntu azi ko ari we wenyine uhari. Igihe cyo gutaha kigeze bongera bahurira mu nzira, ati se ejo nitumvikanye ko tutazongera kugaruka aha ngaha, ibintu dukora ni ibiki? Ati noneho twumvikane ko tutazongera. Barumvikana, ariko nanone buri umwe aravuga ati buri ubwo twabivuze bwa kabiri ubanza ntawe uri buze. Buri muntu agiye ukwe azi ko nta wundi uri buze, ariko mu gitondo bagiye kubona bongera barahuye, bati noneho dukora isezerano tunarahire ko iki kintu tutazongera kugikora. Bakora isezerano baranarahira, kandi koko ntabwo bagarutse ku munsi wa kane. Nuko uriya witwa Al-Akhnas ajya kwa Abu Sufyan, aramubwira ati wajyagayo wumvaga amagambo Muhammad asoma urayavugaho iki, yumvise wayahakaye gaciro? Abu Sufyan avuga ati mukuri hari amagambo nagiye numva meza asobanutse, kandi nari nsanzwe ku bwenge bwanjye yangiyemo, ariko akaba nandi ntumvaga ntazi n'ibisobanuro byayo. Al-Akhnas aramubwira ati nanjye nuko nguko rwose ibyo uvuze nanjye niko nabibonye. Al-Akhnas ajya no kwa Abu Jahali, nawe aramubwira ati so yabonye wayumvise ute ari amagambo urayakaye gaciro? Nawe amusubiza kwa kundi nkuko Abu Sufyan yamushubije. Ati se noneho kuki umurwanya kandi ubona ko amagambo avuga ari ukuri, kuki tumurwanya? Abu Jahal aravuga ati buriya muryango wa Banu Hashim tumaze imyaka tugenda dusa n'abaterana ububyara nabo, turushanwa nabo mu gushakisha izina n'icyubahiro mu miryango migari. Twari rero tumaze kugeraho tusa nkaho tureshya nabo, noneho bagiye kuzana akarusho kuvuga muri bo harimo umuhanuzi, harimo intumwa. Urumva aho ngaho tuzongera kubafatira hehe? Nkurahiye ku izina ry'Imana ko tuzabarwanya, iri dini tukarirwanya kugeza igihe tuzaritsindira. Nta buryo dushobora kubyemera, ntabwo dushobora kwemera ko aba bantu bazatujya imbere na rimwe mu gufata icyubahiro mu ruhando rw'abandi barabu n'andi moko hirya no hino. Ati nanjye ndagushyigikiye rwose, ntabwo dushobora kubarekura ngo bazakomeze bagende babona agaciro gusa iteka ryose. Nuko rero Qur'an iza kumanuka ibwira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati zirikana ubwo tuba tubareba iyo baza kukumviriza, bisobanura yuko hari abantu bazaga bakumvirira Rasul sallallahu alaihi wasallam muri uwo mwijima, muri iryo bitwikiriye ijoro watanabizi. Ariko Qur'an, kuko Allah subhanahu wa ta'ala we aba hari masaha yose 24 kuri 24, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, nta hunyeza cyangwa ngo afatwe n'ibitotsi. Yarabarebaga rero n'ibyo biganiro byabo byose abikurira, noneho abihishurira Rasul sallallahu alaihi wasallam kugira ngo amenye ko nubwo bamwe banakurwanya, ntibakurwanya kubera yuko ibyo uvuga atari ukuri cyangwa batazi ko ari ukuri, ahubwo bakurwanya kubera ziriya nyungu zabo bwite tumaze kuganiraho mu kanya. Ariko baraza nyine mu mwijima bakihisha inyuma y'inzu yawe, bakumva ibyo urimo gusoma mu gihe ure mu gihagarariro cy'iswala za nijoro. Bavandimwe rero, ndumva isomo rya none twarirangiriza ahangaha, ariko tukagira ibyo twakuramo, ibyo twazirikana.
icyambere nuko amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani ari amagambo y'inyine, uyasomye yirekuye atari ku ruhande urwo ari rwo rwose arayumva. Hari umuntu ushobora kuza gusoma amagambo cyangwa kuyumva ariko afite n'uruhande ahagazemo atiteguye kugira ngo ayumve neza yasobanukirwe, icyo gihe biba ari ikibazo. Ariko iyo umuntu avuga ati reka nyumve, nyaho umwanya, nshyiraho ubwenge bwanjye, nshyiraho umutima wanjye, mukuri ahita asobanukirwa yuko aya magambo atari ay'umuntu, atari amahimbano, ahita yumva ko ari amagambo adasanzwe, ari amagambo arimo ubuyobozi buturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nicyo kigaragara kuri bariya bagabo batatu bari bihangange impaka, ariko bagahitamo kujya bagenda rwihishwa kumva amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Icya kabiri ni ikintu selfishness, ikintu cyo kwikunda abantu bagira mu mitima yabo. Urumva nka biriya Abu Jahal avuga, akanga ukuri kumugaragarira, arabiterwa yuko no kubera kwikunda no gukunda ubwoko bwe akumva ko bugomba kujya hejuru. Nyamara Rasul sallallahu alaihi wasallam nubwo akomoka muri uriya muryango wa Bani Hashim, ariko ubutumwa bwe ntabwo bwari ubwa Bani Hashim, sibo babumuhaye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, sibo bari babugenewe bonyine, nta nubwo bugenewe abakoresha bonyine, nta nubwo ari ubw'Abarabu bonyine, ahubwo n'ubutumwa bw'isi yose kandi bwaturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko akaburwanya gusa kubera ko Muhammad akomoka muri uriya muryango, akumva ko adashobora kwemera ibimuturutseho, nubwo byaba bimeze nka zahabu, nubwo byaba bimeze neza cyane kurusha uko umuntu yabitekereza. Icyo rero ikintu cyo kwikunda no kwishyira imbere gituma ukuri umuntu yakwanga. Icya gatatu dukuramo nuko kuba abantu bagaragaza urwango ndetse bagashishikariza n'abandi kuba bagukorera urwango ndetse bagakorera n'ibibi, bidasobanura yuko icyo bakuziza bo mukuri baba batazi ko ari bataba bayoboye ko ari ukuri cyangwa ko ari cyiza. Babikora gusa kubera ziriya mpamvu tumaze kugaragaza ahangaha, ariko ku mitima yabo bumva ko mukuri barimo no kukurenganya. Ikindi dukuramo nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam ari intumwa, ariko akaba ari n'umuntu utamenya al-ghaib, bitagaragara keretse Allah subhanahu wa ta'ala yabimuhishuriye. Nicyo gituma rero abo bantu bazaga aho ngaho iwe, watamenyaga ko banahari, yabaga yibereye muri ibada bisanzwe kugeza igihe Allah subhanahu wa ta'ala ahishuriye iriya mirongo ibagaragaza. Ubwo nabo bamaze no kuyumva, ikindi dukuramo nuko bahise bumva ko yabimenya ate ko twajyaga ari mu masaha 8 z'ijoro, yamenya ate ko tujyayo, yamenya ate kandi ko ari twebwe. Muri makiya rero iyo niryo somo ryacu ry'uyu munsi. Allah subhanahu wa ta'ala aduhe kumenya amateka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam no kumufataho urugero rwiza mu mubereho, kandi Allah subhanahu wa ta'ala akomeza duhe umutekano n'amahoro mu gihugu cyacu, akomeze atuyoborere abayobozi bacu, abakomeze ku murongo bariho n'ubwitange batugirira, ahe igihugu cyacu amahoro n'umutekano, ahe Afrika amahoro n'umutekano, ahe isi yose amahoro n'umutekano, ibyorezo bihari biveho, maze abantu batekane bubabira Allah subhanahu wa ta'ala, banakorera isi bayubaka nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala yabitegetse. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.